Hello guys, kanizere ko mumeze neza nk'uko mubimenyereye mbagezaho inkuru zigiye zitandukanye iz'urukundo, iz'ubuzima busanzwe, ibiganiro bigiye bitandukanye. So uyu munsi inshuti yacu ikaba yifuje kudusangiza inkuru y'urukundo rwe n'umukunzi we Kelly. Nitwa Kevin. Inkuru y'urukundo rwanjye na Kelly yatangiriye ku kigo cyaho twigaga ku ishuri. Igihe kimwe nari ndi mu ishuri, uwo munsi nta mwarimu twari dufite. Mu ishuri ryacu hari akavuyo kenshi, urusaku rwinshi, abatera story, abaseka, mbese ngo urusaku rwari rwinshi cyane. Gusa ngewe uwo munsi nari nihugiyeho ndi kwandika note, nari maze iminsi ndwaye naza ku ishuri. Ubwo rero ni wo mwanya nari mbonye wo kuba nafata note banditse ntahari. Hari urusaku pe, nkumva ruranambangamiye dore ko ntari nagakira neza. Gusa nanone nta kundi nari kubigenza, nagombaga kwihangana. Nakomeje kwandika note, abandi nabo bari gutera story. Bidatinze hinjiye umusore mu ishuri. Numva abanyeshuri bose baracecetse, numva baratuje. Nibaza ikibaye kuko numvaga urusaku rwinshi rwanzengereje, ndibaza niki kibaye, niki gitumye batuza. Neguye amaso mbona umusore imbere yanjye. Numva bari kumubwira ati se kuje muri classe, uri mushyashya kutatwibwira, meze bite, witwa nde, uvuye ku kihe kigo? Nyine namwe murabizi umunyeshuri mushya iyo yinjiye mu ishuri uko bigenda, bamubaza ibibazo byinshi, baba bakeneye kumenya ngo ninde, avuye he, avuye ku kihe kigo n'ibindi. Umutipe yaratuje arabanza arabihorera, batangira gusakuza ati se uradusuzuguye kutatubwira, waduciye amazi, uyu muntu batuzaniye utatwibwira ni muntu ki? Akajagari karongera agasura mu ishuri, urusaku ruba rwinshi. Arabareba, arangije arababwira ati nari nabanje kureka ngo mubanze mutuze. Mbona uko mbibwira, numvaga muri gusakuza n'ubundi nivuga hari undi uri buze kumbaza ati se kutivuze, kandi nababwiye. So mwatuza nkabibwira. So mbere na mbere mbanje kubiseguraho, nizere ko mutamfashe nabi, nizere ko mutamfashe nk'umunyagasuzuguro. Ngiye cyo nashakaga nuko nagira ngo mubanze mutuze. Nitwa Kelly, nkaba mvuye ku kigo cy'Imuhanga, nkaba nje kwiga kuri iki kigo cyanyu, bakaba banyohereje muri iyi classe yanyu. Nishimiye kumenyana namwe nibikunda umwe kuri umwe nzajya ndamenya amazina ye. Murakoze. Ako kanya abakobwa bari basaze. Kelly yari umutipe mwiza, ufite igihagararo, mbese ngo nanjye naramubonye ndamwishimira. Gusa usibye ko nakundaga gushamadukira abantu, ariko muri ako kanya numvishe nanjye bimbayeho, gusa nihagararaho. Bamwe bahise bamusarira, baramwegera, bajya kumubaza ibibazo byinshi, bamwereka aho yicara, mbona bamusariye byahatari. Gusa ibyo ngibyo njye sinabyitaho, kenda avuga akanikomereze nandike note. Abamubwira ati se reka turebe amakayi yawe, tugeze aha ngaha, zana tugufatire note. Mbona neza bayagaye cyane. Gusa icyo namukundiye, yari umutipe ucishije make, uvuga make kandi abazi. Yari umutipe utuje, yari atandukanye n'abo bandi twiganaga. Mu gihe abandi bari abasamazi, we yari atuje acecetse cyane.
Byarantunguye kubona umuhungu umeze uko nguko, kuko abantu bose twiganaga bari nk'abasazi, wenda ntabwo mbatutse ariko bari abantu bikundira akavuyo bavugira aho ngaho, gusa we yari umutipe ucecetse kandi umenya ibye. Ibyo byararangiye, amasaha aricuma, igihe cyo gutaha kiragera, tuzamuka mu macumbi yacu tujya kwitegurira etide ya nimugoroba. Ubwo n'ubundi muri etide ni nk'ibyabanje, n'ubundi bari bamushagaye, bakobwa bamwuzuyeho nabo mu yandi maklase baje, mbese ngo yari umutipe ushamaje ku muntu bishoboye rwose, ntabwo byari kubura. Noneho bitewe n'abakobwa twiganaga ntabwo byanunguye, bari abantu bashamaduka byihuse kandi vuba, kandi ikindi bari abakobwa baharara, si we wenyine wari uje ngo bamushamadukire uko, n'abandi baza niko byagendaga, gusa uwo nguwo ntababeshye byari itandukaniro, yari mwiza pe, yari umutipe mwiza cyane. Ikindi cyiza njye nabonye ni uko yari atuje no mu bikorwa bye, yari umutipe ufite ikinyabupfura, yari atandukanye n'abo bose. Gusa we yagaragaraga nanone nk'umunyabwenge, yarabarebaga, gusa ntabereka agasuzuguro, ariko ukabona ko yabasomyemo ibitekerezo byabo. Nabonaga ari wa muntu mwamarana igihe gito, ariko mu gihe gito akaba yamaze kukumenyaho byinshi. Yari umuhungu w'umunyabwenge, yari umuhungu ufite ubwenge bwinshi cyane, yari atandukanye pe. Ubwo ngiye muri etide narisoje kwandika note, nsubira mu masomo ndiga, habura iminota mike ngo etide irangire, inshuti yanjye yaraje turaganira, dutera story, nawe ambwira ati se uriya mutipe mushyashya wamubonye ute? Tahati ndakuzi wowe, no ku busanzwe uba witurije cyane, ibintu by'abahungu n'ubibamo, tubwo ugiye kumbwira ngo ntashamaje, kandi pe ntakubeshye twese twemeye. Ndabizi wihagararaho, ariko nawe uyu munsi gira icyo umbwira wabonye kuri uriya muntu, kuko aratandukanye. Ati Kevin, nubwo utavuga ariko ndabizi amaso yawe nawe yabonye hari icyo yaguhaye. Ndangije ndamubwira ati inshuti yanjye Sandra, ntugashamadukire ibyo ubonye. Ushobora kumubona kuriya ngo ni umwana mwiza, ariko ntabwo tuzi icyihishe muri we. Banza utuze umenye ngo ni muntu ki. Umuntu mumaranye umunsi umwe umenya uburyo ki ari umwana mwiza. Wenda ko kuko agaragara ashobora kuba ari umunyabwenge kandi ashobora kuba umutipe utuje, ariko ni umunsi umwe tumubonye, ntabwo tuzi ngo ni iki cyihishe imbere ye, ntabwo tuzi ngo ni iki cyihishe inyuma y'iriya sura. Tegereza turebe. Atahati ndakuzi no gupinga kwawe, ati twiterere story zisanzwe, ibyo tunabyihorere, ntabwo ari ngombwa. Ndabizi no ku bisanzwe ibintu by'abahungu ntabwo bikunda pe. Ntibyatinze, amasaha arageze, turazamuka tuva muri etide tujya muri refe, tujya kuryama, buracya dusubira muri class. Prof yarinjiye mu gitondo aradusuhuza, tumubwira morning, gusa nyine abona muri class harimo akajagari kenshi. Ishuri ryacu ryari rifite akavuyo kenshi cyane, abona ibikundi byabaye byinshi, aravuga ati muzi n'ikindi, mbere yuko dutangira amasomo nshaka kubanza kubaha imyanya nkabicaza. Hari abantu nshaka gutandukanya, hari abantu bansakuriza bambangamira mu gihe cyo kwiga. Nimugikurikira, nimukiga, muba muri story zanyu, ntabwo mumenya ngo aka kanya ni aka story, aka kanya ni ako kwiga. Rero kugira ngo mbafashe no mu myigire yanyu, nshaka kubahindurira imyanya.
uwo ndi buhindurire nkamutandukanya n'inshuti ye abyihanganire, ntagire ngo ni urundi rwango, ahubwo amenye ko ari ukugira ngo mufashe abashe kujya akurikira mu masomo. So mwihangane, tugiye gufata iminota 10, nimungore mbahe imyanya mwicare, ngiye kubicaza. Yaratangiye ahera umwe kuri umwe, wabwiye ati haguruka ajya kwicara kuri ya ntebe y'inyuma, haguruka icara kuri ya ntebe y'imbere, araduhinduranya. Gusa finali byarangiye azanye wa mutipe warayuje mushyashya Kelly, amwicaza ku ntebe yanjye. N'ababeshye numvishe nishimye pe, numvishe nishimye cyane, dore ko n'abakobwa benshi abari bamushamadukiye bose, buri umwe wese yifuzaga ko ari we bari buze kwicarana. Gusa nyine byarabatunguye, buri wese yari yiteze ati ninjye bagiye kumuha, gusa nyine birangira bamuzanye mu mwanya wanjye. Ibyo kutwicaza byararangiye, dutangira amasomo turiga, igihe kiragira prof arasohoka. Kelly nawe nabonaga atuje cyane, nanjye kuvuga birananira. Twamaze nk'isaha ducecetse, buri wese ari kureba mu ikayi, njye nabuze n'icyo mvuga, nkashaka kumushotora ngo muvugishe, ariko birananira. Ndavuga yamfata nka nanjye nk'agakobwa k'agasazi, yambona nabi, reka nihangane ntegereze wenda araza kumvugisha. So nk'uko nakomeje kwihangana, hashize umwanya arangije arambwira ati sorry, tihangane, ko tutanibwiranye. Ati ntago twibwiranye, ntago nzi ngo witwa nde, naje kwicara hano harimo profe, ariko ndakeka akariko kanya ko kwibwirana, nkamenya n'umuntu twicarana, tugiye kwicarana igihembwe cyose cyangwa se umwaka wose, ni muntu ki, yitwa nde, abahese, nyine tuganire birambuye, menye ngo tumenyane. Ndamubwira nta kibazo, njyewe banyita Kevin. Sorry, witwa Kevin? Ntago bibaho, Kevin Kelly. Turaseka cyane, ati ko numva turi guhuza, ko numva amazina yacu ahuye, Kevin Kelly. Wow, ndabyishimiye, ni byiza, wumve ko mbyishimiye cyane, nishimiye kumenyana nawe Kevin, nishimiye kumenyana nawe. Nanjye ndamubwira ati Kelly, nishimiye kumenyana nawe. Kuva ako kanya nibwo twatangiye urugendo rwo kuganira birambuye. Twaraganiriye cyane, turaganira pe, twinjirano n'indani, menya ngo Kelly ni muntu ki, Kelly akunda iki, Kelly wabona ihe, aranganiriza buri kimwe. Iminsi yakomeje kwicuma, njye na Kelly tuba inshuti birambuye. Abantu bose birabatungura, bamwe bitangira no kubatera ishyari, kuko harimo abakobwa bari baramukunze, tangira kundeba nabi, twajya muri doro nkabona turi kuvuga rumwe. Gusa nyine ibyo ntago nari mbyitayeho, kuko nta n'uwo nari namwatse bakundanaga, dore ko njye nawe twari tutaranakundana, twari inshuti pe, ariko iby'urukundo byari bitarazamo. Umunsi umwe twicaye nabwo turi kuganira, aza kumbaza ati se ubundi ufite umukunzi, ufite umuntu ukunda? Ndamubwira ati wapi, ndamase wowe? Nawe arambwira ati nari mufite, gusa nyine twaje gutandukana, ubu ngubu nawe mfite, nta muntu mfite dukundana. Gusa nk'umuntu wari inshuti yanjye nta kintu yamishaga. Arangije arambwira ati rero tinakubeshye, hano hari umukobwa muri iyi class, arankunda pe, buri munsi iyo duhuye ansaba ko dukundana, ansaba ko mukunda,
ati gusa nakubeshye simukunda pe, ibintu byo gukundana ndumva ntabirimo cyane, ariko bitewe n'uburyo akomeza kunyiginga ndumva namuha amahirwe, kuko kambwira ati ninkomeza kugakatira kari bwiyahure. Ndamubwira ari bwiyahure? Gusa nyine njye narasetse kuko abakobwa twiganaga bari danje, bari amashitani, yashoboraga kukwereka kuko yanagupfira ukagira ngo nibyo, ku mutima ati wowe nta makuru ufite, ati yiyahura, icyo nzi cyo ntabwo byaba, ati gusa nyine ntabwo ibyo nari kubivuga, numvaga ari bumfate nk'agasanutse, ndatuza. Ndamubaza ati se koko urumva wamwemerera? Arambwira ati ndumva namuha amahirwe nkareba uko yitwara, ati gusa imico ye namubwiye ko nayikunda, ati gusa yambwiye ko ashaka guhinduka. Pe ako kanya bimbwira numvaga nta kibazo, numvaga koko yamuha n'amahirwe bagakundana, kuko njye numvaga turi inshuti, ariko uko nabifataga siko byari biri. Nageze muri doro nijoro ndyamye, nibutse ko hari umuntu agiye guha amahirwe yo gukunda, umutima wanjye numva ntubyumva, numva ndababaye cyane, ndibaza atari ko se mani ibi ni ibiki biri kumbaho, yakunda undi muntu se? Muri make nasanze umutima wanjye waribwiraga ko dukundana, gusa amaze kumbwira ko ari umuntu agiye guha amahirwe numvishe ncitse intege cyane, numva umutima wanjye uratengushye, numva mbuze amahoro, numva mbuze amahwemo. Naraye nicaye, sinjye warose 10:00 zigeze, ndabyuka ndakaraba, manuka muri classe njya muri etide, ndakeka ari njye muntu wa mbere wageze muri classe. Gusa mu kugerayo nawe nasanze ari gukora etide, ndamubwira ati se morning, arambwira ati morning, arambwira ngo no wicare nyine twige. Ndagenda ndicara, gusa tubanza kuganiraho, arambwira ati shati ntuzi bya bindi nakubwiraga ejo? Ndamubwira ati ubungubu ndababaye ntiwabyumva. Ndamubwira se wababajwe n'iki? Arambwira ati shaka Kevin, atuguze ibyabaye, atuguze umukobwa ibintu yankoreye. Ndamubwira se yagukoreye ibiki? Ati nagiye nzi ko ngiye kumutumaho ngo mwemerere koko dutangire dukundane, nkasanga bari kumusomera inyuma ya refe, nkasanga ari kumwe n'undi muhungu barimo barasomana. Ati nababaye, ati dore ko ntanamukundaga, yari amahirwe nari ngiye kumuha, ariko byambabaje, nibaza agakobwa kanesheje umwanya, nicuza umwanya nari maze iminsi mutekerezaho ngo ndebe ikintu cyatuma muha amahirwe, yarangiza agakina n'ubuzima bwanjye, nkasanga nakaraya ahubwo kari kagiye kuza gukinira mu mibereho yanjye, gukinira mu rukundo rwanjye. Ati byambabaje pe. Ndamugasha ihangane rero, nyine ubwo nakundi bibaho, gusa nyine nubitindeho dore ko mutanakundanaga, sinibaza impamvu byakubabaje. Gusa n'ababeshye, njye mu mutima wanjye numvaga mfite ibyishimo byinshi cyane, mvuga ati wow, Imana ishimwe ko ahubwo wamusanganye n'undi muntu. Ati nayo nzi ko ugiye kumbwira ati ubu urukundo rwaraye rumeze neza, mwatangiye gukundana, ati none byapfuye. Numva ndishimye pe, numva biranejeje, gusa nyine sinabimwereka. Ndambwira ahubwo ihangane, reka dukora etide, ibindi turaza kubivugaho nyuma. Ibyo byararangiye, ubuzima burakomeza n'ubushuti burakomeza, uko iminsi igenda ishira tuba inshuti magara, kandi n'urukundo rukomeza kwiyongera muri njye, nkomeza kumukunda cyane. Gusa nkumva namubwira uburyo kimukundamo cyane,
gusa ku rundi ruhande nkumva sinabishobora, nkumva kubwira umuhungu ko mukunda ni amateka kuri njye, nkumva ni ikintu ntabasha kuvuga, nkumva wenda yanamfata nabi. Gusa nanone nkibaza ati se yakongeraga amahirwe undi mukobwa, cyangwa se we yaba afite undi mukobwa yikundira, cyangwa akaba afite undi mukobwa agiye kwikundira, njye ndaho nasamye ndi mu mandazi mukunda akaba atanabibona, se naba mukunda we akaba atankunda. Nkibaza ibibazo byinshi, nkumva nk'abamana wambabariye basi nawe uko mwiyumvamo nawe akaba ariko anyiyumvamo, akankunda, ukamfasha ukamukoreramo akaza akambwira akankunda, ko ntazuyaza, ko ntamukunda koko cyane. Ubwo natangiye kwiyitaho, yaba ari weekend nkambara neza, mvuga ati wenda nanjye reka ngaragare nk'abandi bakobwa, ndebe ko yankunda. Muri make sinisigaga makeup, nangira kuzisiga, tukajya kureba filime nsa neza pe, mvuga ati wenda Mana ninamfasha tugahura, turaza kwicarana turebane filime. Nta kintu cyanshimishaga nk'iyo ninjiraga muri sale aho twareberaga filime, nkaba nanumyeho umuntu ati genda hariya hari umuntu ugushaka, nkasanga ni Kelly, nkasanga yamfatiye umwanya ngo turebane filime. Narishimaga cyane mu mutima ati nanjye ibi nibyo nifuzaga kuza kurebana filime nawe. Ni nayo mpamvu yatumye nsa gutya, niyo mpamvu yatumye niyitaho cyane. Byarakomeje biba nk'akamenyero, buri gihe uko ngiye kureba filime nkumva twayirebana, kandi koko ngasanga nawe yamfatiye umwanya tukarebana. Iyo atazaga kureba filime pe, naburaga amahoro, nkaba nanazamuka nkisubira muri doro nkajya kuryama, kuko nayo numvaga filime ibishye pe, numvaga yambihiye ntazi ibyo ndi kureba, nkumva mfite irungu ryinshi cyane. Iminsi yakomeje kwicuma, tugera mu yindi weekend. Ubwo ari kuwa gatandatu mu gitondo turi muri etide yenda kurangira, yarambwiye ati Kevin, ndambwira Karame, byari ikintu nshaka kukubwira. Ndambwira Kevin, ni iki ushaka kumbwira? Mbwira ngo uteze amatwi. Ati ati no, ati oya nako, ati ntacyo. ndamubwira ati Kevin mbwira, nicyo ushaka kumbwira? Arambwira ati ntacyo. ndamubwira Kelly mbwira, nicyo kintu wari ugiye kumbwira ngo ahushakire wajyure ku bwana bubi wambwiye? Taha, tamatsiko yawe ndayazi, tuvugiye kumbuza amahoro. Ati ntacyo rata, ati gusa nyine tubundi reka naye kubinyura ku ruhande, ati n'ubundi ikintu nanjye kukubwira, ati nagira ngo mubwire ko nimugoroba ngushaka. Ndamubwira ati se ubundi twari kurebana filime? Ati oya, ati ndagushaka nimugoroba, ntabwo turi bujye kureba filime, dushaka ko tuza guhurira muri stade. Kandi ahantu abanyeshuri bakundaga kwicara naho nyine nta kajagari kenshi kabaga gahari, gusa nyine habaga ari nk'abandi banyeshuri bake. Ndamubwira okay, ntari ubwo ndaza kuza. Ati kandi ntutinde, ati 11:30 12 ube wamanutse. Ati ndabizi ibyanyu ushobora kuza kumanuka mu masaa moya. Ati 11:30 urabizi ko na telefone ngo ndaza kuguhamagara, ugereranye 11:30 12 ube wahageze, uransanga nicaye hariya. Ndamubwira okay, ntaribi ndaza. Nazamutse nibaza byinshi cyane, nibaza ati se Kelly noneho nicyo agiye kumbwira Mana yanjye? Agiye kongera kumbwira ko hari undi mukobwa yakunze, ko hari undi mukobwa bagiye gukundana? Se ni iki kintu Kelly yaba nshakira atambwiriye hano muri classe, atari kumbwirira muri filime? Se ni umukobwa bakundana ashaka kunyereka? Dore ko turi inshuti nta kintu ajyamisha, ni iki? Nibajije ibibazo byinshi cyane, numva birancanze. Ndavuga okay, kanuze
negereze ndebe impamvu itumye anumiza hariya masaha. Ku rundi ruhande nk'umuntu wari ugiye guhura n'umuntu akunda, narashyashyanye pe, nikoraho nshaka imyambaro myiza ndambara, udukweto, make-up, mbese nyine nigira neza nk'umuntu ugiye guhura n'umuntu akunda, dore ko kuri njyewe njye naramukundaga, numvaga ko atambona nabi. Sinjye warose 11:30 nk'uko yabimbwiye zigeze, nahise manuka. Nimara kumanuka numvaga ko wenda ari buze 12:00, gusa ndavuga ati aho kugira ngo anegereze reka ngende mutegereze. Gusa nkihagera nasanze nawe yahageze, arambwira ati wow, imbere ya byose urasa neza, turasa neza pe. Ndamubwira turakoze. Ati ikindi tinukuru urakoze cyane kubahiriza isaha, ati numvaga nutagera 12:00 buhagere 12:30. Ati gusa nyine wakoze kubahiriza igitekerezo cyanjye, ukubahiriza n'ubusabe bwanjye. Ati ibyo bintu bikora bakeya, kuba wasaba umuntu ikintu akacyubahiriza nk'uko wabimusabye, akubahiriza isaha nk'uko wabimusabye. Ati gusa wowe urabinkoreye, ati nukuri urakoze, ati nzabiguhembera. Ndamubwira ati oya Kelly naribe, nagombaga kubikora kandi nyine warambwiye ko nshaka, nagombaga kuza kare nkazira isaha wambwiriye. Arambwira ati naribe, ati ngaho icara tuganire. Naricaye, arabanza arambaza ati se mbere ya byose ubundi uri kwiyumva ute, umeze ute? Ndamubwira meze neza. Ndamubaza wowe umeze ute? Arambwira nanjye meze neza. Arambwira ati sha Kevin, ati nishimiye kuba ndi kumwe nawe aka kanya. Ndamubwira numvishe binunguye cyane. Ndamubwira wishimiye kuba uri kumwe nanjye? Ndamubwira ati Kevin, ati nako Kelly, ati nanjye nishimiye kuba ndi kumwe nawe aka kanya, ati kandi biranejeje cyane. Arambwira ati Kevin, nishimiye kuba ndi kumwe nawe muri aya masaha kandi dutuje. Kuva twamenyana n'ubwa mbere twica ahantu ha twenyine, nibwo bibayeho. Gusa si uko ntabyifuje, nabyifuje kuva kera, ariko aka niko kanyako. Ndamubwira ngo nta kibazo, natwe twabyishimiye cyane, kandi niko natwe twari twakabyifuje, twari twakifuje ko byari kuba byarabayeho. Gusa n'ababeshyi nawe yaje yambaye neza cyane, yasaga neza, noneho yabaye mwiza birenze. Ndamubwira ati Kelly, sorry nanjye twagiye muri byinshi nibagirwa kukubwira. Ndamubwira uragaragara neza pe, wambaye neza, urasa neza. Ndamubwira turakoze. So tudatinze wareka tukabanza tukaganira ku cyatumye duteranira ahangaha. Tanini ikintu cyatumye ngutumizaho ndakeka nagukize. Ndamubwira yego. Arambwira ati Kevin, nakubeshye, ibi bintu nabyifuje kuva kera. Ati gusa nkabura aho mbihera, nkabura aho nguhera. Kevin, hari ikintu nshaka kukubwira kandi kindi ku mutima, kimaze iminsi ku mutima wanjye, kimaze iminsi kinotera kukubwira. Maze iminsi nagoheka, maze iminsi nasinzira. Gusa aka kanya nicyo gihe ngo umutima wanjye ubohoke, kuko maze iminsi umutima wanjye numva uboshye. Yarapfukamye amfata mu kiganza, arandeba nanjye ndamureba.
Njye byari byandenze nangira kumanura amarira, nawe atangira kumanura amarira, arambwira ati Kevin, ndagukunda kandi cyane. Icyo kintu kimaze iminsi ku mutima nifuje kukubwira, gusa nkabura aho nyihera. Ndagukunda cyane. Njye byari byandenze pe, byandenze cyane. Nibaza nimba ndi mu nzozi. Arambwira ati Kevin, wanyemerera tugatangirana urugendo rw'urukundo rwanjye nawe, tugatangirana urugendo tugakundana. Naramubwiye ati Kelly, nanjye ndagukunda cyane kandi ntago nakwitesha gukundana nawe, kuko nanjye namye ngukunda kuva kera nubwo ntari narabashije kubikubwira. Kelly, guhera none twatangira urugendo rwacu rw'urukundo. Twarahoberanye, turishima, turaseka. Arahaguruka kuko yari agipfukamye, aricara, turaganira. Arambaza ati se Kevin, ubundi kuki utari warambwiye we kunkunda? Ndamubwira Kelly, nawe urabizi hari ikintu kiba kigoye kukivuga. Ati noneho nkatwe nk'abakobwa biratuvuna cyane kubwira umuhungu ko umukunda. Ati se ubu koko iyo ntabikubwira ko ngukunda kandi nawe wankundaga urumva byari byo? Ati none se ko ubu nanjye nari naratinye kubikubwira, ntarabuze aho mbihera. Mvuga ati wasanga atanankunda, wasanga naruhira ubusa. Ati nyamara iyo ubimbwira byari guhuza nuko nanjye nabuze aho mbihera. Ndamubwira ati aha, ati Kelly, ati nyine amahirwe nuko ubimbwiye. Ati kuko uko wifuzaga nanjye niko nifuzaga kuza ukabimbwira. Ati none birabaye. Ati Kelly, ndagukunda cyane. Kelly nawe ati Kevin, nanjye ndagukunda kandi ndagukunda cyane. Cyane kugukunda cyane nuko nabonye utandukanye n'abandi. Uri umukobwa w'indangagaciro, ufite ikinyabupfura kandi uritonda, utandukanye n'abandi bakobwa ngenda mbona. Ndamubwira ati Kelly, ati nawe uri umuhungu mwiza, utandukanye n'abandi bahungu ngenda mbona. Uratandukanye, ugira ikinyabupfura, urubaha, uritonda, ntugira akavuyo nk'akabandi bahungu bo muri ino minsi. Utandukanye n'abandi cyane, ufite indangagaciro nyinshi zitandukanye n'iz'abandi. Nicyo kintu cyaneye kugukunda. Ati ntakubeshye njye nyikubona ku munsi wa mbere nahise numva nkwishimiye bitewe nuko nabonye wiyubaha, bitewe n'uburyo nabonye wari utuje muri wowe, mbona nta kajagari ufite. Amahirwe birangira tubaye n'inshuti, ngenda nkumenyaho byinshi bitandukanye. Nsanga ibyo nakubonyemo, ishusho nakubonyemo umunsi wa mbere uza, ntago nibeshye, uko nakubonye ni kumeze. Kelly, kandi uzakomerezaho, ntuzigere uhinduka. Ati Kevin, ntago nahinduka kuko nikomeze, kandi nawe ntuzigere uhinduka, uzakomeze kuba umukobwa ufite indangagaciro. Ntuzigere witesha agaciro, kuko nguko umeze ndakeka buri musore wese yakwifuza gukundana n'umukobwa nkawe. Umukobwa utayagara, umukobwa utuje kandi umukobwa umenya ibye. Kevin, ntuzigere uhinduka, kandi n'urukundo rwacu ntiruzigere ruhinduka. Tuzakomeze dukundane nk'uko. Ngusezeranyije ko urukundo ngukunda nta kizaruhindura. Ndamubwira ati Kelly, nanjye nuko urukundo ngukunda nta kizigera kiruhindura, ruzagumaho iteka. Ibyo byararangiye, iminsi iricuma, urukundo rwacu narwo ruricuma.
vakansi iragera turataha, urukundo rwacu rwarakomeje. tugeze no muri vakansi, Kelly yazaga kunsura nanjye nkajya kumusura, cyangwa se tugahura tugatemberana. Twakomeje urukundo ruraryoha cyane, twanyuranye muri byinshi muri vakansi nakekaga ko ariko bizagenda. Ubwo Kelly yabaga i Muhanga, njye ntuye mu mujyi wa Kigali, ariko ntibyamubujije kujya mbonera umwanya. Yamboranira, yagerageza uburyo ki akambonera umwanya uko bikwiye. Vakansi nayo ntiyatinze, dusubira ku ishuri. Urukundo ruracyakomeje, turakundana. Gusa nyine namwe murabizi ngo nazibana zidakomanya amahembe. Hashize iminsi, abatipe baza kungambanira bafatanyije n'umukobwa wakundaga Kelly. Umutipe yaraje anyigiraho inshuti, tukavugana bisanzwe pe. Gusa waza afite tageti yo kugaragariza Kelly ko njye nawe dukundana. Gusa njye sinabikekaga, numvaga ko ari inshuti isanzwe. Gusa abwira Kelly ati ngiye nkundana n'uriya mukobwa wawe, muri iyi minsi ninjye uri kumutereta. Kelly ati ibyo ntago bishoboka, ntago bibaho, Kevin ntago mwakundana. Kevin arankunda kandi ntago yanca inyuma. Aramubwira ati Kevin ntago yaguca inyuma, ndaje mbikwereke, tegereza gato mbikugaragarize, nkwereke ko yabikora. Usibye ko njye n'uwo muhungu tutakundaga no kuvugana cyane, gusa ahubwo yabonaga Kelly ageze hafi yanjye, gusa njye ntamubonye, yahitaga yitanguranwa akaza kunganiriza. Kelly yaza akagira ngo njye nawe twahereye kare tuganira, kandi nibwo yabagaje. Agahita agenda akavuga ati ndabona sheri wawe aje, reka mbe ngiye ubwo tuze gusubira. Gusa Kelly muri we akibaza byinshi, akibaza uyu muntu nza, akagenda. Yaranambwiye ngo we n'umukobwa barakundana, ubundi by'aba bantu bimeze bite ko mbona atari shyashya. Umunsi umwe ari nimugoroba, bantumijeho umwana wo ku ishuri, nsanga muri dore arambwira ati muri classe hari umuntu ugushaka. Ndamubaza ati se ninde unshaka? Ati arambwiye ngo ni Kelly, kugenda muhore. Numvaga ari ibisanzwe, namanutse nihuta nzi ko ari Kelly koko untumijeho. Narinjiye, ngera mu ishuri nsanga n'abantu bari barimo, mbona ni wa mutipe. Ndagenda ndamusuhuza, ndamubaza bite, ni byiza. Ndamubaza ati se hari Kelly wamboneye? Arambwira ati Kelly ati nawe nabonye. Ndamubwiye ati buriya wasanga atarahagera, ati yarantumyeho ngo nze duhure. Ati ntacyo ubwo reka mutegereze, wenda mu kanya arabana wahageze. Wasanga yanegereje akarambirwa, akaba wenda hari aho agiye kuba agiye, ariko ari bwongere agaruke. Kuri njye numvaga nta kibazo, numvaga nta ribi, numvaga nta n'icyo nikeka, ko numvaga koko negereje Kelly. Gusa si uko byari bimeze. Umutipe yari yampangiye, yari yatumijeho Kelly, amubwira ko njye nawe duhurira mu ishuri nijoro. Amubwira ati nimba bishidikanyaho aze kuza kumanuka yirebere. Ubwo igihe twari turi kumwe, Kelly nawe yaraje. Kimubonye ari kumanuka, gitangira kuza kinyegera, gitangira kuza kinsatira gishaka kumobera. Ndamubwira ati se uri mu biki kumobera? Arambwira ati ariko se suri inshuti yanjye, wamobeyeho rimwe hari ikibazo? Ndamubwira ati oya, ntabwo njye naguhobera, ibyo ntabwo birimo, ahubwo igira hirya hato na sheri wanjye ataza agasanga twegeranye akaba yabifata ukundi. Gusa sinkamenye ko n'ubundi sheri wanjye ari aho ngaho, gusa niyumvaga ibyo tuvuga
we yabonaga tumeze nk'abakirana, kigacishamo kikisekesha kuko njye nari mutunze umugongo sinamubonaga, cyo bararebanaga kikaza kinsatira kimobera kisekeshwa ariko nyisunika kikijijisha, kirangije kiramobera cyane kiramfata cyanga kundekura, ndamwishikuza yanga kundekura. Ubwo Kelly nawe yarabibonye agahinda karamwica ahita yihuta arazamuka, nanjye nahise nyikubita umugeri ndakishikuza mpita nirukanka ndigendera. Gusa sinkamenye ko n'ubundi icyo yaragamije cyarangiye, icyo yapanze n'ubundi yagikoze. Kelly yamaze kumbona, yamaze kunyeka nabi, yamfashe uko nari. Nahise nihuta njya muri doro ndaryama, mu gitondo mbyuka nihuta nk'ibisanzwe ngo wenda Kelly ataza kunanga muri etide kuko twahuriraga muri etide mu gitondo. Twari twarumvikanye kujya tuzinduka tukiga. Nageze mu ishuri naramubuze, abanyeshuri bose bagera muri classe mbona atari kuza. Byaranshanze nibaza icyamubayeho, nibaza niba yarwaye. Etide yararangiye, dusubira doro turongera turamanuka dutangira amasomo nk'ibisanzwe. Mbona Kelly nanone nagaje, birancanga nibaza icyo yabaye. Mbaza inshuti ye mubaza impamvu Kelly, ndamaze Kelly kuki ataje kwiga, byamugendekeye gute, ko twari twahanye gahunda yo guhura nimugoroba ntiduhure. Arangije arandeba arambwira ati Kevin, ntago ari kuriya nagukekaga, wamugomewe, wakaryaryawe, wakarayawe. Byarantunguye cyane kumva umuntu anyisuko, ndamubwira tumva ntunyubahuke, udatinyuka kunyita uko kuntu ngo ndindaya njyewe Kevin. Ti no kuva nabaho nta muntu uranyita icyo kizina. Ti wasaze wabaye iki, ko nkubajije amakuru ya mugenzi wawe wansubije ukambwira ikibazo afite ukareka kuntuka, yabaye iki? Arambwira ati ushaka kumenya icyo yabaye, ati se ahubwo ukitayeho? Tiuza kuba ushaka kumenya icyo yabaye ntabwo uba watinyutse kujya kumuca inyuma, inshinzi mbi gusa. Ukuntu twabonaga uri agakobwa kitonda, ti nawe ubundi urakaryarya kabi, kunda abahungu nuko uteye. Ndamubwira ko ibintu uri kumbwira ntabwo mbisobanukiwe n'ibiki. Arangije arambwira ati se ushatse kumbwira ko wirengagije ko umuca inyuma na Mike? Ndamubwira ati no, njye na Mike nta kintu mpanga nawe. Mike turi inshuti bisanzwe, tuvugana bisanzwe nk'uko mvugana n'abandi. Ni gute umbwira ngo njye na Mike dufite ibyo dupanga? Arambwira ati ariko wagabanyije uburyarya, ibyawe nawe urabiyobewe? Se nijoro ibyo mwari muri kumwe murabiyobewe, urabyibagije? Nakubiswe nijoro n'inkuba numva birancanze. Ndamubwira ati inshuti yanjye, uriya muhungu namanutse ngiye guhura na shiri wanjye Kelly, mageze ndamubura nsanga niwe uhari. Nkomeza kwicara mutegereje, hashize akanya nibwo cyashatse kumubera nabwo ndabyanga, mpita nizamukira. Ati ubwo rero ibindi bintu uri kumbwira ntago mbizi nta nubwo ndi kubyumva. Ndamubwira ahubwo mbwira shiri wanjye afite ikihe kibazo, yabaye iki? Arambwira ati menya ko rero yarwaye, Kelly ararwaye. Nijoro nka 7:00 yaturembanye, ubu ari mu bitaro. Ndamubwira ati what? Ari mu bitaro kubera iki? Kuki utari wabimbwiye kare ngo njye kumureba? Arambwira ati ntiwirushye ujya no kumureba, kuko ugiye kumureba wamwongerera. Ndamubwira namwongerera, none se nakoze iki, habaye iki?
atumenye ko kuba yarwaye no kuba ameze uko ameze ari wowe wabiteye. Kelly yagukundaga cyane, ntabwo yabashije kwakira kukubonana n'undi muntu. Kukubonana n'undi muntu muri kumuca inyuma, ntabwo uwo mutima yigeze awugira. Yazamutse aratitira amera nk'urwaye umusonga, araturembana, umuriro uramurenga. Ubu ngubu aryamye mu bitaro. Byaranyobeye, biranshaka, ndibaza ati Mana koko ibi ni ibiki bimbayeho? Uyu mutego ni uwuhe koko? Kuki wemeye ko biba? Kuki wemeye ko ibi bintu byambaho? Kubizi neza ko nta kibi natekereza gukorera Kelly, kubizi neza ko mukunda ntanamuca inyuma. Byaranyobeye cyane, ndavuga ati buriya wasanga yaje nk'uko cyarimo kimobera ku ngufu akatubona agahita abifata nabi. Gusa nanone nari naramenya ko cyari cyaramubwiye ko njye nacyo dukundana. Ndangije namubwira ati inshuti yanjye mbabarira umbwire ubundi bimeze gute, ko numva njye byanancanze. Arambwira ati reka nkubwire Kevin, uriya muhungu uvuga ngo wowe nawe nta birenze, twe tuzi ko birenze. Tumaze nk'ukwezi n'igice tuzi ko wowe nawe mukundana. Ndamubwira ati ngo njye nawe uriya dukundana? Kuva ryari nkundana nawe? Kubizi ko nkundana n'inshuti yawe Kelly? Ati tuza nkubwire, uriya muhungu yatubwiye ko wowe nawe usigaye muteretana. Kelly nawe yabanje kubihakana nk'uko nanjye nabihakanye. Gusa yaratubwiye ati murabihakanye ariko nzabereka ibimenyetso. Inshuro nyinshi Kelly yagiye abasangana gusa ntiyabyitaho. Nimugoroba nibwo yamutumijeho, aramubwira ati ushaka kureba ikimenyetso? Atuze kumanuka muri class, uraza kwibonera ikimenyetso. Ubwo Kelly yamanukaga nibwo yasanze wowe nawe muhoberanye. Yahise avuga ati koko ibyo bambwiraga nibyo. Ati dore basigaye bajya no kwibata mu maklase nijoro. Byamurenze, twari turi kumwe. Yazamutse n'amarira menshi ajya muri dora araryama. Yahise amera nk'umuntu urwaye umusonga, aratitira, umuriro uramurenga, ibyuya biramurenga. Kelly yaturembanye cyane, tumujyana kwa muganga. Tinamurayeho, gusa wa mushuti wanjye wundi ni ubu ngubu ugiye kumwirirwayo. Ndaza gusubirayo nimugoroba. Tusibye ko tutari kubwira abayobozi ngo byagenze gutya, bazi ko arwaye bisanzwe. Ati gusa indwara aho yavuye twe tuza icyayiteye. Icyayiteye ni wowe. Wowe umuntu witwaga ko mukundana. Ndavuga ati Mana yanjye, ati mbega umuhungu mubi, mbega umuhungu w'umugome. Kuko yifuzaga kunsenyera, yifuzaga gusenya urukundo rwanjye na Kelly. Ati sahugu ubu nzamuhera he? Mubwira ko ibyo byose ari ukuduteranya nta kibyishe inyuma. Ndamubwira ati inshuti yanjye mbabarira unyizere, njye n'uriya muhungu nta kintu mpanga nawe, ibyo ni amabeshyo. Nanjye namanutse nzi ko ngiye guhura na Kelly. Umwana yaje anumizaho arambwira ati manuka muri classe, umuhungu bita Kelly aragushaka. Nk'umuntu dukundana ntabwo nari gushidikanya, namanutse nihuta nzi ko ari we unshaka. Mageze masanga uriye, ndanabimubwira, ndamubwira nayo nje kureba Kelly. Ati ubwo wenda wasanga yabonye ninze abagiye cyangwa se akaba ataranahagera, reka mbe mutegereje. Mu gihe mutegereje nibwo cyashatse kumpobera, ndakishikuza nzamuka niruka. Ati ubu rero narinje mu gitondo nzi ko ari buze yandakarira, ambwira ati se kuki naje nkakubura, nzi ko ngiye kumuganiriza ibyambayeho. Ati none nuko yamfashe, nuko byagenze. Ati Mana we, tubukuko shiri wanjye koko uba haramerewe utari kuntekereza wiki. Ndamubwira ati inshuti yanjye mbabarira unjyane kwa muganga, kuko nundi sinabasha kwiga,
sinabasha kwiga nareba Kelly, sinabasha kwiga nzi neza ko Kelly ahari ari njye wabiteye. Babarira tubanze tujye kumureba. Arambwira ati se ubu nakujyana noneho agahita aremba kurushaho. Ndamubwira ati mbabarira unyizere ndagerageza, nimba nadashaka kunyumva ndahita ngenda. Ati ntacyo reka ngo amahirwe tugende, tugusa witware neza, nuhagera ukabona ari muri situwasiyo itari nziza umbabarire uhita usohoka, ntumuhatirize kukuvugisha. Nageze aho shiri wanjye arwariye, mbona n'ubundi ameze nk'uwasinziriye. Nahise mfukama hasi mufata mu biganza, naraturitse ndarira. Ndamubwira ati Kelly, siniyumvisha ko waba umeze uku nguku kubera njye. Ati gusa umbabarire icyaba cyose, ndaba ndi kumwe nawe. Ati gusa n'ubundi ibyabaye byose nta na kimwe nagizemo uruhare, biriya byose ni umukino. Namutekerereje buri kimwe, mvuga buri kimwe, gusa nyine numvaga atari kunyumva kuko nabonaga asinziriye, ariko yaranyumvaga. Yahise yegura amaso arambwira ati sheri, ati nakubeshye, ati numvaga ntanakwiyahura, ati numvaga ntanabaho kuko numvaga ntabasha kwiyumvisha ko ari we wankora biriya. Ati kuva amenye ko ari umukino, ati kandi ndakwizera, nizera ukuri kwawe, ati ndakubabariye kandi mise numva ntanakize pe, uburwayi nari mfite burarangiye, tukubona ari indwaye yari wowe. Twese twongera turishima, areguka ndamuhobera, mubaza uko yumva amerewe. Arambwira ati shati si ubibona site wari watumye ndwara, ariko uko biri kuza. Ntibyatinze yarorohewe, umuriro uragabanuka, nimugoroba baramusezerera asubira mu kigo. Urukundo rurakomeza, na wa muhungu barahura aramwiyama, nanjye ndamwiyama. Ndamubwira ati mva nkubwire, gutandukanya abantu ntacyo bimara, kuko icyo Imana yifatanyirije ntawe ushobora kugitandukanya. Nubwo wagerageje kudutandukanya ariko ntabwo Imana yari kubyemera. Sinibaza rero ikintu waruhiye. Mbere yo gutandukanya abantu ujye ubanza umenye ngo bakundana kuri uruhe rwego, bari kuri uruhe rugero bakundana, ubone kubinjirira. Nawe yabitekerejeho arangije arambwira ati Kevin, njye nawe ntacyo dupfa pe, uriya wari umukino twabakinaga. Arambwira ati uriya mubebe akunda sheri wawe, ahubwo nawe umwitondeye, ati niwe twagambanye kugira ngo tubatandukanye, akundane nawe, ati naho ubundi njyewe nta kibazo mfite cy'urukundo rwanyu, ahubwo ntambabarire kuba narabinjiriye, ati maze kubona ko mukundana kandi byanyabyo, urukundo rwanyu nta muntu ukwiye kurwivangamo. Asaba n'imbabazi Kelly, turamubwira turakubabariye, ubuzima burakomeza, igihembwe kirarangira, dusubira mu rugo, vakansi nayo itubera nziza kuko yari garandi vakansi, tugira n'amahirwe tubonamo akazi, turakora, dukomeza n'ubundi kujya tugerageza tugahura, muhuza n'ababyeyi banjye, nawe amuza n'ababyeyi be, ubucuti bukomeza kwiyongera. Njye nawe n'imiryango iramenyana, irakundana, hagati y'imiryango yacu nayo ikajya isurana cyane, ababyeyi bacu baba inshuti bakajya basurana, bakatubwira ati mwabana mu rukundo rwanyu muzarukomeze kandi muzakurane umurava, muzakomeze kuba intangarugero, kuko buri mubyeyi wese yarazi ko umwana we nta mico mibi, nta kibamuziho. Ni nayo mpamvu bakomeje kudushyigikira, kuko bari bazi ko nta rundi rugomo tujyamo, nta bundi burara dufite.
ikiduhuza ari urukundo twari twifitanye. Nabo bakomeje kurushyigikira urukundo rwacu, ntibadusenya ahubwo badufasha kwiyubaka. Ntibyatinze twararangije amashuri tujya muri university, turakomeza turakundana, gusa tuza kugira n'amahirwe batwohereza kwiga hanze muri Amerika. Byari ibyishimo noneho birenze bikabije, kuko mu nzozi zacu ibyo nabyo byari birimo. Twifuzaga kuzigira hanze, tuvuga ati niba tutajyayo mu kwiga ariko tuzajyayo. Gusa byarangiye tugiye. Ku byerekeye no kwiga nabwo ubuzima burakomeza, turakundana cyane, dukundana birenze kurusha uko nanabitekerezaga, kuko sinari nzi ko bizagera kuri iyo tabe. Amasomo yenda kurangira yaje kumporopoza ansaba ko twabana. Nashidikanyije, naramwemereye. Byatinze twaje gusubira mu rugo, dusanga nabo batwiteguye cyane. Imiryango yateranye, n'abahita bagezaho igitekerezo cyo ko dushaka kurushinga. Asaba mu rugo ko twabana, ababyeyi nabo badashidikanyije baratubwira ati murabizi ko tubari inyuma, turabashyigikiye, ni ukuri nimubane, ahubwo mwebwe mwateguye iki, mwapanze iki ngo natwe duhereho dukomerezaho. Baraganira, imiryango iraterana, bumvikana amatariki y'ubukwe. Igihe cy'ubukwe kiragera, njye nawe dukora mariage, turabana, dutangira urugendo rushyashya noneho rw'urugo rwanjye nawe. Ntibyatinze twaje kubona akazi hanze, n'ubundi turongera turambuka turagenda. Gusa noneho tugenda turi umugore n'umugabo. Byari bishimishije cyane kandi binanejeje kubona tugira amahirwe yo kuba twarakundanye, tukajya kwiga ahantu hamwe, tukabana, tukabona n'akazi ahantu hamwe. Byari umunezero ukomeye cyane. So twageze mu kazi turakora, twiha imyaka 2 yo kuba turetse kubyara, tubanza kwiyubaka. Nyuma y'imyaka 2 nibwo natwise inda y'imfura yanjye. Hashize iminsi nibaruka umuhungu mwiza wasaga na se cyane. Yarishimye cyane, mbese ngo ndi kwa muganga yumvaga yanterura, gusa nari ndi kubabara. Ndamubwira ati bitwaze gake, ihangane tugere mu rugo. Arambwira ati ntakubeshye, nimba navuga ko ngukunze 1000 noneho sinzi, ndagukunda cyane. Ati noneho ubu dufite umwana. Ndamubwira ati se ubibona twibarutse dufite akabebe. Arambwira ati biranejeje cyane, ubu tugiye gutangira urugendo rwo kuba ababyeyi. Tugiye kuba ababyeyi, nanjye ngiye kuba papa. Ndamubwira ati ngiye kuba papa, si ubibona? Arambwira ati ndishimye pe, ndishimye. Ati ntabwo wabyumva ukuntu nezerewe. Ati mana mbega kana, mbese ngo byari byamurenze, nawe yabuze uko abigenza. Noneho ku mwana wa mbere ibyishimo bari byinshi, nanjye nayo nishimye cyane. Nishimye cyane kubona akana kacu. Byatinze kwa muganga, baransezereye tujya mu rugo. Yanyitayeho bikabije, yanyitayeho
yari umugabo utandukanye, yari umugabo utandukanye n'abandi bose. Yankoreraga buri kimwe, mbese ngo n'ibyo kurya yaravugaga ati mureke umubyeyi wanjye ninjye umutekera, mureke umubyeyi wanjye ninjye umugaburira, mbese ngo keya noneho zari zasubiye bubisi, yanyitayeho bikabije. Narishimye muri iyo minsi, naranabyibushye pe, ndarengera. Arambwira ati sheri gabanya, kora regime, uri kubyibuha birenze. Aravuga si wowe uri kumpa keya nyinshi, gabanya ahubwo wowe keya. Gusa nyine aho kuzigabanya byo ntabwo ariko nabyifuzaga, yari burage. Twarakinaga, ntabwo nyine twari dukomeje, gusa ku rundi ruhande byari bishimishije, byaranshimishije cyane. Kelly yakomeje kumbera umugabo mwiza, akomeza kumbera mwiza nka mbere nk'uko namubonye, ishusho namubonyemo bwa mbere tukiga muri segonderi. Niyo shusho nakomeje kumubonamo na n'ubu. Twarabaye ababyeyi, ntiyigeze ahinduka, cyangwa se we nagabe yagerageza kunca inyuma, cyangwa se we nagabe yagerageza kungaragariza ko urukundo rwagabanutse, ahubwo uko iminsi yicumaga niko urukundo rwiyongeraga. Ubu ngubu umwana w'imfura yacu amaze kugira imyaka 5. Ntibyatinze twabiganiriyeho dusanga dukwiye kubyara kandi kana. Ubu ngubu nwita inda y'amezi 5. Urukundo rukomeje kwendereya, urugo rumeze neza. Turi gupanga kuzajya gusura mu rugo, tukabereka n'umwana tutarabyara undi. Muri make ni byiza. Nanjye ubwanjye biba byandenze, ntabwo mbyiyumvisha, sinyumvisha ukuntu umuntu twamenyana uko yari ameze, nta kibi navuga naba naramubonyeho cyangwa yigeze akora ngo kimbabaze kibe cyatuma nekereza kumwanga. Ahubwo yakomeje kungaragariza ko ari umugabo utandukanye n'abandi. Yakomeje kunyereka ko ari umugabo uhamye, uzi icyo ashaka kandi uzi icyo akeneye. Kandi no mu buzima busanzwe, Kelly yari umugabo uzi guhigira urugo rwe. Kelly yari umugabo ushakisha iterambere ry'urugo rwe. Yari wa mugabo wakwigomwa buri kimwe cyose, ariko agaharanira ko urugo rwacu rwatera imbere. Twakomeje kwiyubaka, dutera imbere bishimishije, n'ababyeyi bacu aho bari tubateza imbere. Ubu ngubu tumaze kugera kuri byinshi. Dufite kampani mu Rwanda y'imodoka, twohereza y'imodoka z'ibikamyo. Dufite n'andi mabizinesi agiye atandukanye, n'akazi kacu karacyakomeje. Ubu turi urugo rushimishije buri muntu wese yakwifuza. Gusa icyabidufashijemo cya mbere ni urukundo twari dufitanye. Buriya hari urukundo nta kitashoboka. Hari urukundo iterambere riraza. Hari urukundo hagaragara umunezero. Hari urukundo nta mwiryane uhaba. Murakoze. Inkuru yanjye na Kelly niyo kandi iracyakomeje, turacyakundana. Ni byinshi. Murakoze cyane gukurikira inkuru ya Kevin na Kelly. Reka nizere ko yabaryoheye, bafite urukundo. Uru rugo noneho nemeye cyane. Kanizere ko hari icyo mwakuyemo kandi yabashimishije. Murakoze. Yari Alice ubagezaho iyi nkuru.
nshuti zanjye, ikintu nkomeje kubasaba ni ugukora share, subscribe na komenti. Mufite ibitekerezo cyangwa se ibyo mwakwifuza ko twajya tubagezaho, mwatubwira muri komenti. Ikindi kuri like. Murakoze, ndabakunda. Bye.